Nyakubahwa Meya arakoze cyane kubwo kutubwira impamvu duteraniye hano. Banyamakuru bafatanyabikorwa mwakoze cyane kuza kugira ngo tugire ibyo tubaganirizaho, ndetse nk'uko dusanzwe dukorana tubahe ubutumwa dufashe kubugeza ku baturage. Tariki ya 19 Mutarama uyu mwaka w'ibihumbi 2025, nyuma y'uko hamenyekanye amakuru y'uko hari abantu bateraniye mu rugo rw'umuntu basenga, kandi bari bazi neza ko bitemewe kwimura urusengero mu mago y'abantu. Hafashwe abantu 20 basengeraga muri urwo rugo rw'umuturage umwe. Iperereza rero riza kugaragara ko abafite uruhare rutaziguye ari 5, akaba ari bo bari gukurikiranwa mu nzira z'ubutabera. Bari 5 mumaze kubona bafatanywe n'abandi 20, ariko bo iperereza n'isesengura riza kugaragaza ko bafite uruhare rutaziguye. Aba bantu rero uko ari 5 nabakurikirana Minani Damascene, afite imyaka 47, akaba ari nawe nyir'urugo, nyir'inzu yasengerwagamo. Nyiramabumba Monique w'imyaka 45, Mukamana Francine w'imyaka 21, hakaba zikama bahari Alex w'imyaka 37, Bizimungu Jean Damascene w'imyaka 47. Aba rero bafashwe bakurikiranyweho icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Bafashwe basengera mu rugo rwa Minani Damascene ruherereye mu murenge wa Nyabitekeri, kagari ka Muyange, karere ka Nyamasheke. Bakaba bafungiye kuri station ya Shangi mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Iki cyaha cyo kwigomeka ku buyobozi ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 230 y'Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho iyi ngingo ivuga ko umuntu wese urwanya ku buryo ubwo aribwo bwose unanirana bya kiboko akaba atubahiriza amabwiriza, ibyemezo by'ubutegetsi cyangwa ibyemezo by'urukiko, abakoze icyaha. Uyu muntu rero, aba bantu rero mwabonye bakaba barafashwe barenga ku mabwiriza yashyizweho, amabwiriza ajyanye no gusenga, amabwiriza ajyanye no gushyiraho insengero naho gusengera. Angira ngo amabwiriza murayazi. Rero aramutse bihamijwe n'urukiko, igihano bahabwa ni igifungo kiri hagati y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Iyo twabahamagaye rero muri ubu buryo ni ukugira ngo tubahe ubutumwa nk'uko musanzwe mufatanya natwe mubugeze ku baturage. Ntabwo ari abaturage ba Nyamasheke gusa, ni abaturage bo mu Rwanda hose ubutumwa tubageneye. Ubundi uburenganzira bwo gusenga ni uburenganzira bwa buri munyarwanda, ariko nanone ni uburenganzira bujyana n'inshingano. Inshingano zo kubahiriza uburyo ko gusenga kugomba gukorwamo, n'ahakorerwa n'ahasengerwa. Ntabwo bavuga ngo mfite uburenganzira bwo gusenga gusa ngo birangirira aho. Oya, ababyumva gutyo baribeshya. Bujyana n'inshingano zo kubahiriza amabwiriza yo gusenga, amabwiriza y'insengero aho basengera. Ngira ngo amabwiriza arazwi, yaramenyekanishijwe mu bice byose by'igihugu. Abafashwe rero bavuga ko bari mu idini ryitwa ngo Kristo wabera. Ni abantu usanga bavuye mu murongo w'amadini cyangwa amatorero azwi hano mu Rwanda. Aba bantu basanzwe bari mu bantu batumva neza gahunda za leta, cyane cyane gahunda zijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Ubu butumwa rero tubaha turabugenera abayobozi b'amatorero n'amadini ndetse n'abayoboke babo mu Rwanda hose. Ntabwo ari ubutumwa bugenewe akarere kamwe. Ibi birasaba abantu bose kubaha amategeko
amabwiriza ibyemezo biba byarashyizweho cyane cyane mu bijyanye n'ibi bintu by'insengero, aho gusengera n'amatorero. Ku bijyanye n'insengero, aho gusengera hari amabwiriza ahari, ibyo ngibyo nta gushidikanya. Kuyarengaho rero uba ukoze icyaha cyo kwigomeka ku buyobozi. Ni kenshi ibintu byo gusengera ahantu hatemewe byagiye bivugwaho n'inzego za leta mu buryo butandukanye. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwarabivuze, natwe twongeye kubisubiramo. Ntabwo gusengera hatemewe byemewe. Hari amabwiriza agenga aho gusengera uko hagomba kuba hameze. Ntabwo niba urusengero rwarafunzwe kubera kutuzuza amabwiriza, ntabwo bivuze ko hari abantu bagomba kwimukira mu rugo bakaba ariho bagira urusengero. Ubuyobozi bwagiye bubitangaho umurongo, bubivugaho inshuro nyinshi, tuzagumya tubivuge, ariko ntabwo twifuza ko hari abantu bagomba kubirengaho. Cyane cyane umuntu aribaza ati, ubwo wavuga ute ko wubaha Imana kandi warananiwe no kubaha amategeko y'igihugu ubuyobozi buba bwarashyizeho? Ntabwo byumvikana. Ubuyobozi bwashyizeho amategeko hanyuma wowe ukayarengaho witwikiriye ngo uri kubaha Imana. Ntabwo byumvikana. Ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Kubaha Imana rero ni ukubaha ubuyobozi buba bwarashyizeho, ukubaha n'amategeko aba yarashyizweho. Kuko biragoye kugira uwo wabyumvisha ko usuzugura amategeko y'igihugu uvuga ngo urubaha Imana. Oya, kubaha Imana kwa mbere ni ukubaha amategeko y'igihugu, niko kwa mbere. Ntiwavuga ko wubaha Imana utarebesha amaso yawe, usuzugura amategeko urebesha amaso yawe. Ibyo bintu abantu bagomba kubitandukanya bakajijuka. Rero icyo twavuga, umuturage mwiza ni uwubaha amategeko y'igihugu, burya aba yubashye n'Imana. Kubaha amategeko y'igihugu nibwo buryo bwiza bwo kubaha Imana. Ibyo bintu babisobanukirwe. Ntabwo wakwigomeka ku butegetsi buriho, ku mategeko ahari, ku buyobozi buhari, hanyuma ngo uvuge ngo urubaha Imana. Ibyo ngibyo ni ubuyobe bubi. Ngira ngo abatwumva n'abayobozi b'amatorero ngira ngo batanga ubwo butumwa, kuko ni ikintu cya mbere bagomba kwigisha abantu, ni ukubigisha kubaha amategeko y'igihugu. Kuko iyo utubashye amategeko y'igihugu, nyine umuntu utubashye amategeko y'igihugu, hari ibiteganyijwe n'ibihano. Hanyuma rero iyo uhanwe ugiye wafunzwe wasuzuguye amategeko y'igihugu, ubwo uzitwa nde? Witwa ikigomeke, niko byitwa iyo wigometse ku mategeko. Abashumba b'amadini n'amatorero barasabwa kugira uruhare rugaragara cyane kubwira abayoboke babo ko bagomba kubaha amategeko agenga insengero, amategeko agenga uburyo abantu basengamo. Bitabaye ibyo ngibyo byanze bikunze, nta muntu uri hejuru y'amategeko. Utayubashye urumva ko kutubaha amategeko hari igihano kiba giteganyijwe, kandi mu by'ukuri buriya ntabwo aricyo kiba kigambirije. Ikiba kigambiriwe iyo tubabwira ibintu nk'ibi ni ukugira ngo niba hari n'undi wari ufite iyo mitekerereze ayihindure. Ntabwo biri ngombwa ko umuntu ahanwa, wagombye kubahiriza amategeko mbere y'uko uhanwa. Ni kenshi rero ibintu byo gusenga ahantu hatemewe byagiye bivugwaho. Ubu ngubu icyo nabavuga, ntabwo tuzadohoka gushyira mu bikorwa amategeko, kuko niko kazi dushinzwe. Kandi ibi byose mwibuke ko iyo tuvuze ngo gufasha abantu gushyira amategeko mu bikorwa, tubikora kandi bikorwa ku bw'ineza ya rubanda. Leta rero ibibereyeho ineza ya rubanda. Hari igihe nibaza aba bantu nk'aba ngaba ubabajije impamvu ubu bakwita ko hariho buriya bashobora gutekereza ko
bakwita ngo nabahowe Imana, reka da oya, icyo bakurikiranyweho kutubahiriza amategeko. Ngira ngo namwe ubutumwa mu butange neza, bakurikiranyweho kutubahiriza amategeko. Ntabwo bahanwe kubera gusenga, bahanwe kubera kutubahiriza amategeko y'igihugu yashyizweho yo gusenga, y'amadini n'amatorero, kuko ibintu byose bigomba kugira uburyo bikorwamo. Birakwiye ko ibintu bihinduka, binahagarara mu gihugu hose. Ntabwo inzego za leta zagombye kwirwa ku bantu ngo bari gusengera ahanga. Abantu bagombye kubyumva. Cyakora icyo mpamya ko ni bakeya kuko abanyarwanda barumva kandi bagakurikiza. Abo bakeya rero nabo, abandi bose basigaye, dufatanye kugira ngo bagende mu murongo mwiza. Murakoze, ngira ngo ubwo nibwo butumwa twabageneye. Murakoze cyane.